Iyi iracyari inkuru yanjye, inkuru y'agahinda natewe n'urukundo. Ubwo duheruka mu gice cya kabiri, nari nabuze imbaraga zo kubabwira byinshi. Twari twaganiriye uwo munsi twahuraga. Ngaho nyemerera dutangire n'inkuru yanjye, tugende tumenya byinshi inkuru yanjye ibitse. Reka dusubukure inkuru yacu muri iki gice cya gatatu. Ndahera he basi ngo nyisobanure? Ndabizi ko mufite amarangamutima, ufite amatsiko, wibaza uti se ni iki yambwiye? Ntagutindiye, reka dutangire n'inkuru yanjye. Twaganiriye byinshi, tuvuga byinshi, twibukiranye utugambo twagiye twoherezanya ku butumwa byinshi bitandukanye, tubwirana amagambo y'urukundo. Ariko muri njyewe nari nibagiwe ko urukundo rwanjye nawe rutagishobotse. Gusa umukobwa nawe yari akinkunda, yari akimfitiye urukundo ruke cyane rubarika. Gusa narabibonaga ku maso he ko nta kindi cyabiteye, ari njyewe wabigizemo uruhare. Mwibuke yuko namukunze, kumubona bitoroshye, aza kwibonera undi musore aramukunda. Uko yagendaga amusangiza inkuru ye, niko umutima wanjye wakomezaga kugenda urushaho gutengurwa intimbari yose ku mutima. Nkomeza kumubaza impamvu yafashe umwanzuro wo gushaka undi atabanje kubimbwira. Gusa ayo yari amahirwe nari mbonye yo kuba naganira nawe, kubera ko hari kubura amezi 3 yonyine ngo akore ubukwe. Uwo munsi twaratandukanye atambwiye impamvu. Yambwiye ko yari afite umwanya muto cyane, yari arimo aritegura ubukwe. Ansaba ikintu kimwe cyonyine, cy'uko twazakomeza tukaba inshuti. Umuntu mwakundanye imyaka igera kuri 3 yose, akageraho akubwira ko mwakwibera inshuti bisanzwe, waramukunze, ntacyo utakoze ngo umwereke urukundo, ndumva ari inkuru utakumva mu matwi yawe. Ndumva ari kongera kugusogota cya cyuma navuze bwa kabiri. Uwo mwanya yarahagurutse, nanjye ndahaguruka, turatandukana, dusezeranaho, ndamuhobera. Numvaga nashaka kumurekura, gusa nawe nabonaga akimfitiye urukundo. Ariko kubera ko yarafashe umwanzuro wo gushaka, ntabwo byari koroha. Numvise basi nyuzwe mu mutima wanjye, naratashye njya aho nari ncumbitse. Nsanga inshuti yanjye twabanaga, nafataga nk'umuvandimwe, mubwira byinshi, mubwira iby'inkuru yanjye, ukuntu byagenze, icyo twaganiriye njye na wa mukobwa. Namubwiye ko wa mukobwa akimfitiye urukundo ruke, ariko ko bitashoboka. Arambwira ati rero muvandimwe, ndumva urukundo kururekura rwarakunaniye, ahubwo kugira ngo rukuvemo, ahubwo urimo urakomeza kugenda urubagara, kandi igihe cyaragusize. Inshuti yanjye ikimbwira gutyo, noneho numvise agahinda kantenguye, gashenguye umutima. Ndumva ntarenga aha ngaha, ariko uwo mwanya nahise njya mu buriri ndaryama. Kurya sinabikozwa, nta kintu na kimwe nakoze. Haciyemo ibyumweru 3, ntangira kwandikira wa mukobwa wuje ubwiza, ariko amahirwe yancitse, amahirwe yanyuzeho, bikarangira ntegukanye umutima w'uwo mukobwa. Ariko ndabizi neza icyo naziraga ryari ipfundo benshi mufite, ubukene, kuko nta kindi cyatumye urukundo rwanjye nawe rudakomeza. Yabonaga nta cyizere mfite, abona ko nta bushobozi mfite, mfata umwanzuro wo kwikundira undi. Ibyo byose twarabiganiriye. Numva agahinda karanyishe, ndavuga ati nta kundi, kanjye gukora cyane, wenda igihe kizagera nanjye mbona unkunda. Gusa muri njyewe wa mukobwa naramukundaga. Nabikubwiye yuko mu byumweru 3 byakurikiye, maze kumva ntuje muri njyewe,
akanyamuneza kamaye kuba kose. narongeye ndamuhamagara kuri telefone, mubwira bisanzwe ko nshaka kongera kumubona, ko nshaka kongera ko twaganira, ko hari ibintu nshaka kumubwira, hari amakuru mufitiye. Murabizi yuko nawe yankundaga. Buse iyi nkuru nyukomeze. Ntabwo yazuyaje, haburaga igihe gito cyane ngo akore ubukwe, ariko kwiyakira byari byaranze. Ndangije mfata telefone ndamuhamagara, dusezerana guhurira mu kabari ahantu runaka. Twarahageze. Uko nakomezaga kugenda mubona muri iyo minsi, niko nakomezaga kubona asa nka biki. Ubwiza bwarabaye ubwiza, mbese yarabaye nka marayika. Ibyo byose byakomezaga kunshengura umutima, ariko umutima wanjye wari ufite igikomere gikomeye. Twarahuye noneho bwa kabiri, kandi mwibuke yuko yari afite ubukwe. Twarahuje, turaganira, tuvuga byinshi, twasangiye icyo kurya, mbese nta kintu tutakoze. Hari ikintu rero basore dukora, namubajije ikintu kimwe, ndamubwira ati se wanyemerera? Arambaza ati se urashaka iki? Muri uwo mwanya natangiye kurya indimi. Urumva ko twari twariye twanywe duhaze, kandi mwibuke ko yari afite ubukwe vuba. Namusabye ikintu kimwe, namubwira ati se ko nagukunze igihe kinini, nagukunze imyaka yose, ukaba ugiye gukora ubukwe, basi wansezera? Nimubwira ayo magambo yahise agwa mu kantu. Ndabizi mugize amatsiko mwibaza icyo yansubije. Ngaho nyemerera tuzabikomereze mu nkuru y'ubutaha. Mu gice cya 4 tuzarebera hamwe icyo yansubije n'icyakozwe. Iyi ni inkuru yanjye, kubohoka nkayivuga binduhura umutima. Iyi ni inkuru ukwiye kumviramo amasomo menshi y'ubuzima. Ni inkuru udakwiye gucikwa. Tuzasubira mu ikindi kiganiro, aho tuzarebera hamwe inkuru yanjye uko byarangiye, icyo yansubije. Nari nangiye kumukunda bikomeye. Inkuru y'ubutaha tuzareba ibyo yambwiye, ibyo twakoze. Ntuzacikwe.